namwe mwebwe mudukurikiye kuri Deep Secret TV. Reka mbabwire ngo Imana ibaho umugisha mwebwe mwakoze subscribe, namwe mugifungura channel yacu nabifuza gukora subscribe kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibyiza tubagezaho, kandi nongere mvuge ngo Imana ibane namwe muri iki gicamunsi. Umusore witwa Ndayisenga Alex wo mu murenge wa Mugombwa mu karere ka Gisagara wari umaze amezi 3 yaraburiwe irengero, yasanzwe yarapfiriye mu mukoki uri hafi y'iwabo, bikekwa ko yaba yarishwe. Uwo musore w'imyaka 24 yari asanzwe aba kwa se witwa Kanyirutoki Matayo mu mudugudu wa Karangabo mu kagari ka Mukomacara. Amakuru igihe dukesha iyi nkuru yahawe n'umwe mu baturanyi b'uwo muryango, avuga ko yari asanzwe atembera i Kigali akazana amafaranga. Kuwa 25 Kamena 2021 yavuye mu rugo ahagana saa 8 z'amanywa. Ababyeyi bategereza ko agaruka baraheba, bakeka ko yagiye gushaka amafaranga nk'uko yari asanzwe agenda. Kuva icyo gihe ntiyigeze agaruka, ariko ngo hashize nk'ukwezi ngo hari telefone yahamagaye se umubyara wivugiraho avuga ko ari Ndayisenga, ariko ngo ntiyavuga amagambo menshi ahubwo ahita ayikuraho. Kuwa kabiri tariki ya 21 Nzeri 2021 abana bagiye kuvoma mu kabande ahagana saa 12 z'umugoroba, babona umurambo mu mukoki bahita bajya kubibwira ababyeyi. Abaturage bahageze basanze umurambo wangiritse, ariko ngo barebye neza babona imyenda yari yambaye ari iya Ndayisenga, bakeka ko ari we wahiciwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugombwa Sibomana Damien yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko hatangiye iperereza ngo hamenyekane niba ko uwo murambo ari uwa Ndayisenga ndetse n'icyaba cyaramwishe. Ati amakuru twayamenye kandi RIB yatangiye iperereza ngo hamenyekane uko uwo murambo wahageze, kandi twizeye ko biza kumenyekana. Avuga ko nta muntu uzwi wari ufitanye ikibazo na Ndayisenga, ariko iperereza rikomeje ngo hamenyekane uko yaba yarishwe. Reka rero dukomeze tubashimire mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, tubashimire ukuntu mukomeje kutwitaho, kutwereka ko turi kumwe. Nawe ugifungura YouTube channel yacu, reka nkubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe, kandi kugira ngo tuzajye ucikanwa n'ibiganiro byacu wakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku wundi. Babwire mwese rero ngo Imana ibaho umugisha.